Welcome back kuri Ndak TV. Twongeye twagarutse agafilme tugiye kubagezaho noneho kitwa Chasing Liberty. Icara ugubwe neza kuko ni agafilme karyoshye cyane. Filme yacu itangira umukobwa ari kwireba mu kirahure yigera n'imyenda ari nako yitera makeup. Uwo kandi akaba yaritwaga Anna Foster, akaba yari n'umukobwa wa Perezida wa Amerika. Wabonaga rwose yishimye ko agiye gusohokana n'umusore witwa Grant. Ubwo mu kanya gato Grant yahise ahagera mu rugo rwa Perezida aho bita White House. Ubwo nawe urabyumva nk'umuntu ugiye mu rugo rwa Perezida wa Amerika batangiye kumusaka. N'indabyo yari yazanye yagombaga guha Anna bahise bazangiza. Ubwo bahise bajya muri restaurant, ariko kuko yari umwana wa Perezida abantu bose muri restaurant babaga bari kumwitegereza. Ubwo mu gihe Anna na Grant bari kwiganirira hahise haza umugore ari kumwe n'abana be ashaka kwifotozanya n'umukobwa wa Perezida. Mu gihe bagiye gufata iyo foto, uwo mugore yahise asaba Grant ko yava muri iyo foto kuko baba yishakira ifoto y'abana be n'umukobwa wa Perezida. Grant byahise bimurakaza, gusa arabyirengagiza bakomeza baganira na Anna. Ariko Anna we ntiyarazi ko muri iyo restaurant huzuyemo abantu benshi bamurinda bari boherejwe na se. Ubwo bakomeje kwiganirira ubona ko bishimanye, gusa hahise haza abasore batatu begera ayo meza. Ibintu byahise bituma abantu bamurinda baza bahita babafata barabafunga. Anna byahise bimurakaza uburyo babayeho ubuzima butuma atabasha kwisanzura. Yahise asaba Grant ko bajya kureba filme, gusa Grant arabyanga ahita nigendera. Anna yatashye yarakaye ajya kureba papa we, atangira kumubwira uburyo abatishimiye ubuzima babayeho bwo kwirirwa acungiye umutekano. Gusa ntiyari yabonye abantu bari kumwe na papa we mu nama. Yahise ahindukira asanga ari kumwe n'abajenerali bakomeye, ahita agira isoni asaba imbabazi abo bashyitsi ahita asohoka muri icyo cyumba. Umunsi ukurikiye bari gusangira ifunguro rya mu gitondo. Anna yahise agarura cya kiganiro cya nijoro uburyo atishimiye uburyo yarindwa ahantu hose. Akomeza avuga ko yifuza ko yajyamo akanya nawe akajya muri gahunda ze bwite nta nzego z'umutekano ziri kumucunga kuko aba yumva amaze gukura. Ubwo bahise batwereka undi munsi papa we yari agiye mu nama mu kindi gihugu. Anahita amusaba uruhushya abwira papa we ko afite inshuti ye yamutumiye muri concert izabera mu gihugu cya Prague kandi ko adashaka ko ajyana n'abantu bamucungira umutekano. Papa we yahise amubwira ko azamuha abamucungira umutekano babiri gusa. Ibintu byahise bituma Anna yishima kuko ubusanzwe aho ari hose aba afite abantu benshi bamucungira umutekano. Byahise bimushimisha cyane ahita anahobera papa we. Ubwo bahise batwereka bari mu ndege. Anna yahise asaba papa we ko yamuha n'urundi ruhushya akazajya mu gihugu cy'Ubudage akamaraho iminsi 2, gusa papa aramuhakanira. Ubwo bageze muri Prague yabanje guherekeza papa we muri gahunda ze zose zijyanye na politiki. Bigeze nijoro bagiye mu muhango wo gusangira, gusa Anna arabihirwa ahita ahindura imyenda ahita abwira papa we ko agiye muri cya kirori cyari cyamuzanye. Ahageze yatangiye kubona abasore beza muri icyo kirori. Yahise akubita n'umusore mwiza atangira kwishima azi ko nta bantu benshi bari aho bamurinda. Kumbe papa we yari yohereje abarinzi benshi muri icyo kirori. Ahita yegera bamwe muri abo barinzi ababwira ko papa yari yamwemereye ko ari guhereza abarinzi 2 gusa. Yahise afata wa mushuti we bajya muri toilette bahita bapanga uburyo bagiye gutoroka ba barinzi be bakigira mu kindi kirori. Yaciye mu rugi rw'inyuma ahita yongera abona wa musore yahuye nawe mbere. Anahise amusaba ko yamutwara kuri moto akamukura aho hantu bari bagatoroka. Uwo musore nawe yahise amwemerera amutwara kuri moto. Ubwo bageze imbere yahise yishima cyane kuko aba yumva ko agiye kuryoherwa. Bagiye baganira anamubaza izina. Umusore ahita amubwira ko yitwa Ben. Ubwo Anna yahise amutumira ngo bajye gusangira byeri mu kabari. Bagezeyo batangiye kunywa inzoga ari nako baganira. Anamubaza icyamuzanye muri Prague. Ben ahita amubwira ko ari umukameramani akaba yaje muri icyo gihugu kwifatira amafoto. Ubwo mu gihe bakiri kuganira Anna yahise abona babandi bamurinda bageze hanze y'ako kabari. Yahise yirukira muri toilette ahita anasezera Ben. Ben nawe yahise asohoka abwira bamwe bashinzwe umutekano ko yihishe muri toilette. Ari nabwo twahise tumenya ko nawe ari mu bashinzwe kumurinda wari wiyoberanyije. Ubwo bahise batwereka ababyeyi ba Anna bari kuganira. Mama wa Anna atangira kubwira papa wa Anna ko impamvu umukobwa atakimwizera ari uko akunda kumubeshya akamwohereza abantu benshi bamurinda kandi batabikunda. Ubwo bahise bafata umwanzuro ko Ben ari ugiye kujya amurinda wenyine ariko Anna ntabimenye. Ubwo papa wa Anna anihamagara Ben arabimubwira. Ubwo mu kanya gato Anna yavuye hamwe muri toilette yari yishe asanga bamwe bamurinda bari hanze bagiye. Ibintu byahise bituma Anna atungurwa cyane araberwa ibibaye, gusa ahita yishima cyane ahita ajya mu mazi yari aho yambaye ubusa. Ibintu yari yarifuje gukora kuva kera, ariko kuko yari umwana wa Perezida wa Amerika yarazwi cyane abantu barawo batangiye kumufotora yambaye ubusa. Gusa Ben yahise amukura muri ayo mazi. Bamwe muri babandi bandi bamurinda barawo hafi bahise bakama kamera yabo bari kubafotora bahita bayatwara. Umunsi ukurikiye Anna yahamagaye papa we ashaka kumusobanurira impamvu yatorotse abashinzwe umutekano. Gusa papa we ntibyamurakaza kuko yari yaramurindishije Ben ariko Anna akaba atarabizi. Abashinzwe umutekano bahise bazana ya mafoto bari bafotoye Anna ari mu mazi yambaye ubusa. Papa we ahita arakara cyane asaba Anna ko yahita ataha akagaruka muri Amerika. Anna yahise amubwira ko atagaruka atagiye kuryoshya muri Berlin mu Budage. Yahise abwira Ben ko bajya gufata gari ya moshi ibageza mu Budage. Gusa Ben atangira kumubwira ko mu Budage nta mutekano haba, gusa yashakaga kumutera ubwoba.
ubwo bahise bumva gari ya moshi igiye kubasiga, gusa bariruka bahita bayinjiramo, ariko na bamwe bashinzwe kumurinda abandi babiri bahise bayijyamo. Bagezemo Anna yafashwe n'agatotsi arasinzira, yahise akangurwa n'umwe mu basore bari aho muri iyo gari ya moshi, atangira gushaka kumutereta. Ben abonye akomeje ahita amwitambika aramubuza. Uwo musore yahise abaha udupapuro ngo bamufashe kugenda batumanuka ku bikuta, ahita anababwira ko iyo gari ya moshi barimo itagiye Berlin mu Budage nk'uko bari kubitekereza, ahubwo igiye muri Venice mu Butaliyani. Anna ariko ntibyamurakaje kuko we icyo aba yishakira ari ugutembera imijyi myinshi. Bagezeyo Ben yahise ajya kuri telefone ahamagara muri Amerika kubabwira ko batakigiye Berlin, ahubwo ko bisanze bagiye mu wundi mujyi witwa Venice. Ubwo bahageze wa wundi bamenyaniye muri gari ya moshi yahise abasezera aragenda. Ku rundi ruhande bamwe bashinzwe kurinda umwana wa perezida wa Amerika bafashe indege ibajyana muri Venice. Bigeze ku mugoroba Anna na Ben bagiye muri restaurant, ariko abantu bamubona bagatangira kumufotora kuko abazwi cyane. Anna yahise abwira Ben ko bagomba kuvaho, arebye mu isakoshi ngo yishyure ibyo yariye, asanga wa musore bahuriye muri gari ya moshi yabibye amafaranga yose Anna yari afite. Ubwo Anna na Ben bahise biruka bava muri iyo restaurant batishyuye ibyo bariye. Abakozi b'iyo restaurant babirutse inyuma kugira ngo babicyuze, gusa ntibabafata. Anna na Ben bahise bagera ahantu hari umugabo ufite ubwato, bamusaba ko yabatwara, gusa bamubwira ko nta mafaranga bafite. Umugabo yasenga kubatwara nta mafaranga bafite. Anna ahita ahimba story yuko Ben ari umugabo we kandi ko baje mu kwezi kwa buki, amafaranga akaba yarabashiranye. Uwo mugabo yahise abagira impuhwe arabatwara. Igihe bari mu bwato bagiye baganira, anamusaba ko yamubwira ubuzima bwe bwose. Ben yahise amubwira ubuzima yaciyemo, ko yabayeho ubuzima butoroshye kuko papa we yabasize bakiri bato. Byahise bibabaza Anna cyane, ariko ubwo Anna yari yatangiye kwiyumvamo Ben. Ahita anamushimira ko yamubaye hafi mu ngendo zose bagiyemo kandi batari baziranye cyane. Ubwo mu gihe bari kuganira Ben yahise abona bamwe babakurikiye bo kuri restaurant, maze ku rwego rwo kugira ngo bajijishe yahise asoma Anna kugira ngo batababona. Bageze imbere wa mugabo wari ubatwaye mu bwato yahise ababaza hoteli bari kubamo iyo ariyo. Anna yahise avuga ko ntaho bafiteho kurara, maze uwo mugabo ahita basaba ko baza kurara iwe iryo joro. Bahageze umubyeyi waho yabakiranye umunezero, ahita anabaha icyumba bararamo. Bageze mu cyumba Anna yabwiye Ben ko yaza bakaryama, gusa we arabyanga amubwira ko ari bwiryamire hasi. Bigeze mu ijoro hagati Anna yamusanze aho hasi yari aryamye, gusa Ben ahita ahaguruka ubona ko ari kwirinda ko hagira ikiba kuko aba ari umurinzi we. Anna yahise amubwiza ukuri ko asigaye yumva amukunda, ko cyagiye yamusomye byamushimishije cyane. Ben yahise amubwira ko we ntacyo yigeze yumva, ahita anamusaba ko yaryama. Anna byaramurakaje ahita ajya mu buriri araryama. Bukeye barabyutse bashima wa mubyeyi wa mugabo wabahaye icumbi, bahita bajya mu wundi mujyi witwa Austria. Ku rundi ruhande babandi babiri barinda Anna bageze muri rwa rugo, babaza wa mubyeyi aho Anna na Ben bagiye. Wa mukecuru yahise ababwira ko Anna na Ben bamubwiye ko ari umugabo n'umugore bari mu kwezi kwa buki. Aho bashinzwe kumurinda bahise bahamagara ku cyicaro gikuru bababwira ko Ben na Anna bakoze ubukwe. Ibintu byahise bitangaza papa wa Anna cyane. Ubwo bahise batwereka Anna na Ben bari ahantu mu muhanda, ariko ubona ko Anna yarakaye cyane. Ukuntu Ben atamwiyumvamo ahita atangira kumushinja ko yaba ari umutinganyi, gusa Ben yarabihakanye. Hahise hacaho ikamyo irimo abasore babiri, Anna ahita yirukiramo, maze Ben asigara yirukaho ngo ayifate, ariko bibi by'ubusa iramusiga. Ben yahise abona umwana utwaye igare ahita arimutira kugira ngo yiruke afate ya modoka yari irimo Anna. Anna yageze imbere ayivamo abona abantu bari kwishima ku kiraro basimbuka. Anna nawe yahise asaba ko bamuzirika uwo mugozi nawe agasimbuka. Akibivuga Ben yahise ahagera atangira kumubuza kuhasimbuka, gusa abonye yanze kubyumva nawe yizirika ku mugozi Anna yiziritseho barasimbukana. Bigeze ku mugoroba bicarana n'aba bantu bashya bamenyanye ku kiraro bakomeza kuryoherwa, ari nako bacuranga gitari. Anna yahise abwira Ben ko agiye kujyana n'undi musore wari uraho kuko waba abona ashobora kuba atamukunda. Ben yahise amubuza amubwiza ukuri ko nawe asigaye yumva amukunze, bahita banasomana. Bukeye babandi bashinzwe kumurinda bahamagaye Ben bamubwira ko yagarura Anna kandi bamubwira ko akazi ke karangiye, gusa yahise abahakanira babwira ko gifite ahantu henshi bagomba gutembera kandi ko bagiye kujya muri Berlin kuryoshya. Bahise bagera muri uwo mujyi wa Berlin habereye ikirori kirimo abantu benshi cyane. Ubwo batangiye kuryoherwa Ben yahise ajya kuri telefone atangira kuvugana na babandi bamurinda bamusaba ko yabazanira Anna, gusa Ben akomeza kubyanga babwira ko ari bubamuzanire mu gihe cy'isaha imwe. Ben yahise atungurwa nuko Anna yari aho hafi ari kumwumva ibyo avugira kuri telefone, ahita amenya ko Ben nawe ari mu bamurinda. Ibintu byahise bimurakaza cyane. Anna yahise amukubita umugeri ashaka kumutoroka, gusa Ben ahita amukurikira amubwiza ukuri ko ari mu bashinzwe umutekano we kandi ko ari papa we wabimusabye ko amwiyegereza, ariko ntamubwiza ukuri ko abashinzwe kumurinda. Komeza avuga ko yakomeje kwirinda ko bakundana, gusa biramunanira kuko abasigaye nawe yumva amukunze. Anna byaramubabaje cyane ahita yirukira muri abo bantu benshi bari aho. Ben akomeza kwitegereza muri abo bantu aramubura. Ageze imbere yahise agwa. Bamwe muri abo bantu bahita bamumenya ko ari umwana wa perezida wa Amerika. Bamwe muri abo basore batangira kumufata bameze nk'aho bashaka kumushimuta.
Ben yahise abaturuka inyuma atangira kubakubita umwe kuri umwe, ahita aterura Anna anamukura muri abo bantu bashakaga kumushimuta. Hahita haza n'akajugujugu irimo bamwe mu bamurinda, bahita bamufata bamusubiza muri Amerika. Anna ageze muri Amerika atangira gukumbura Ben, ariko Ben we yari yarasigaye muri cya gihugu yari yaratembereyemo. Ubwo Anna yakomeje ubuzima bwe. Bahise batwereka ari kuri Noheli Anna ari kuganira na papa we, ahita amubwira ko noneho nyuma y'ibyabaye yumva impamvu yohereza abantu benshi kumurinda. Anna yahise abaza papa we amakuru ya Ben, amubwira ko yasezeye igisirikare kandi ko asigaye yibera mu Bwongereza. Anna ahita asaba papa we ko yazajya kwiga mu Bwongereza. Ubwo ariko nawe urabyumva, yishakiraga kuzongera kubonana na Ben. Ubwo Anna yagiye muri rya shuri ryo mu Bwongereza, ahageze abakubitanye na Ben, ahita amubwira ko yahoraga amutekereza kandi ko yamukunze. Ben nawe amubwira ko amukunda, bahita basomana. Ari naho agafilme kacu karangiriye. Mukomeze mukore subscribe kuko udufilme tuba turaryoshye. Mushyireho na comment mutubwire icyo mwakunzemo cyangwa icyo twakosoramo. Yari Ndak TV. Bye bye.